Umunsi ku munsi niko hahora impaka hagati y'abafana b'injyana ya Kinya Trap, hibazwa umutraperi uyoboye abandi muri iyi njyana hagati y'aba basore babiri. Abo nta bandi ni Bushali ndetse na B-THREE bahoze mu nzu itunganya umuziki ya Green Music. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe album zose buri umwe yashyize hanze kuva batangira umuziki kugeza uyu munsi. Dusesengure turebe indirimbo zabaye amahiti kuri buri umwe, ndetse tunarebe YouTube channel ya buri wese uko ihagaze kugeza uyu munsi. Turebe ninde ukurikirwa n'abantu benshi kurusha undi. Ibi biratuma dufata umwanzuro tumenye umwami w'injyana ya Kinya Trap dushingiye ku bikorwa bakoze. Nge ukukizaho iki kiganiro nitwa Blaze, iyi ni yago-tv-show. Tudatinze reka duhere kuri Hagenimana Jean Paul wamenyekanye nka Bushali. Kugeza ubu afite album 3. Iya mbere yayise Nyiramubande, yayishyize hanze mu 2018. Ubu wayisanga kuri YouTube channel ya Green Music. Iyi album yari iriho indirimbo 11 arizo Tabati, Agushije Ishyano, Agahinda ku mutima, na Nyuma y'ibi, Imana ni nziza, Nyugururira, Sabajange, We nawe, Mfite inyota, Nta munoza, ndetse na Yarababaye. Kuri album ya mbere indirimbo yafashe cyane mu Banyarwanda ari no yatumye tumenya umuhanzi Bushali yamenyekanye yitwa Tabati. Umuhanzi Bushali ntiyatinze kuko mu mwaka ukurikiraho yahise ashyira hanze indi album mu 2019 ayita Ku Gasima, ari nayo album yagaragayeho indirimbo y'ikimenya bose ni twebwe yahuriyemo abasore batatu aribo Slam Drip, B-THREE ndetse na Bushali. Iyi album Ku Gasima yagaragayeho indirimbo 13 arizo Kinya Trap, Zunguzayi, Kinya Rock, Niyibizi, Ipafu, Ingangi, Impanda, Mamayi we, Bitinze, Ku Gasima, Sindi mubi, Ayura ndetse na Ni twebwe yajeho nka bonus track. Uyu musore akimara gusohora iyi album yaramaze gushimangira ko ashoboye kuko byagaragazwaga n'ibitaramo yagiye yitabira, ari naho amasosiyete agiye akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda yamusinyishaga kuyamamariza binyuze muri tuwa z'ibitaramo byakorwaga hirya no hino. Burya koko nkuko tubizi hari umunyarwanda wavuze ngo nta mugabo utagira ibyago. Uyu muhanzi Bushali nawe bidatinze yaje guhura n'ibyago, ahita afungwa ajyanwa muri gereza ya Mageragere, biza gutuma mugenzi we bahanganye mu njyana B-THREE amusimbura mu bitaramo yari amaze gusinyamo amasezerano. Umuhanzi Bushali akimara kugera muri gereza byamuhaye igitekerezo cyo kwandika album ya 3 ayita Ibihe 7, kuko akimara gusohoka adatinze yahise arekura album yagaragayeho collabo n'ibyamamare bitandukanye birimo Bruce-melodie The Ben ndetse na Magnomo mu gihugu cya Ghana. Iyi album yayisohoye ari nabwo yatangiraga YouTube channel ye ku giti cye, kuko mbere y'iki gihe ibihangano bye byose yabinyuzaga kuri YouTube channel ya Green Music. Kugeza ubu umuhanzi Bushali afite abasubscribers 13,000 n'abantu 200 ndetse na views 733. Tudatinze reka tujye ku muhanzi B-THREE cyangwa se adversaire wa Bushali, turebe nawe ibikorwa bye maze mwe nk'abafana mugaragaza mubona nka king wa Kinya Trap nyuma yo kubona icyegeranyo cy'ibikorwa by'aba basore uko ari babiri. B-THREE nawe afite album 2 ndetse na episode iriho indirimbo 5 yasohoye mu mwaka wa 2020. Album ya mbere B-THREE yayisohoye mu 2018 ayita Nyamirambo. Iyi album yagaragayeho indirimbo 10 arizo Intro, Irya Mukuru, Hama Hamwe, Sinda za Kwivuko, Ceceka, Ibyambayeho, Birihariye, Amaherezo ndetse na El Kadafi. Kuri album ya mbere yashyize hanze indirimbo yamenyekanye cyane yafashe imitima y'abantu benshi yitwa Sindaza, ari no yanakoreye amashusho meza cyane kuva ubwo abafana batangira kumushyira ku rutonde rw'abashoboye muri injyana ya Kinya Trap. Nyuma gato nawe ntago yaje gutinda, mu mwaka wa 2019 nta gutinzamo yahise ashyira hanze indi album iriho indirimbo 14 maze ayita 2040. Iyi album yagaragayeho indirimbo zirimo Gigi, Binkorere, Iminara, Amajoro 5, Ikinyabupfura, Igisenzegeri, Barafinda, Icyizere, Bazizana, Urwa Gasabo yakoranye na Mariya Yohana, Impano n'Ubuzima, Paradizo 2040 ndetse n'iyitwa Mu Makorosi. Iyi album ya kabiri yakozwe na producer Dizzo Last muri Ratio Music, kubera ko B-THREE icyo gihe yaramaze gutandukana na Green Music, kuko icyo gihe ntiyacanaga uwaka na mugenzi we Bushali bitewe no guhangana buri wese yumva ko ari we mwami w'injyana ya Kinya Trap. Mu mwaka wa 2020 umuhanzi B-THREE yashyize hanze EP iriho indirimbo 5 maze ayita Shwida. Iyi ni episode iriho indirimbo Oya nicyo gituma yakozwe na producer Kina Beat, Imari, Buri Gihe ndetse n'iyitwa Landlord.
Uyu muhanzi kugeza ubu afite YouTube channel ikurikiranwa n'abantu 11,200 ndetse na views 672. Icyo mbasaba rero nk'uko mwebwe nk'abafana mukurikiye iki kiganiro, mwakwandika muri comment uwo mubona nk'uyoboye injyana ya Kinya Trap hagati ya Bushali ndetse na B-THREE. Mbibutsa kandi no gukora subscribe kuri OG-TV-show YouTube channel, mukajya mubasha kubona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Murakoze, mwari kumwe na Blaze. Iyi ni OG-TV-show. Bye bye.